mujya mundebera abagore b'iki gihe dufite b'uru Rwanda rwacu. Ubuse nk'uyu mugore wanjye wasize ibishimbo hano ku muryango yarasaze, ni ikigori, ni dehanga, ni depurikate, ni degogi, bimeze biti. Dore ubu ngubu yabyutse yakubitamo ibitenge yirukanga gusiga ibishimbo imbere y'umuryango koko. Ariko buriya rekaze mbyiyorere nazi njye ndasirira nawe. ndabizi neza bashobora kuba bandiye. We ninde wapfuye ninde? Ariko wowe wabona vangira icyo mubwira. Kamubaza ako kari akumaze no kunyibagirwa. Samusoni ariko se Samusoni wajyana ibiryo wirukankanaga. uvamuna kuntu nawe uje hariya wirukanka ujyane ubu. Urabona ko madamu sarahari. Madamu arahari. Ashaka madamu ahubwo se wa muntu we rekaze njye nkubwira ahubwo ni bya madamu. Bimbaye Erega umva nkubwira iki tume ngiye nirukanka. Ngiye mbonye umva shikinki kubitasi nkagera igisasu cya kirimbuzi. Ngiye nta kirimbuzi yo meta nirukanira. Ngiye yacyakene kwerera ibijumba abantu. ako se umuntu w'umugabo tungwa n'ibijumba nk'iyende koko. Ibijumba ni woje ibisiri. Nayenze kuri umuntu w'umugabo no ukwiye kwirata ibijumba. Ariko hagati aho ngaho utamura kumbwa n'ibintu byinshi. Sobanurira ubundi bura wirukanswaga niki. Mu by'ukuri rero cyangenza karikanye kubwira. Tera suri umuntu w'umugabo cyane. So ujyanga Cyane. Se wowe nshuti n'umugore w'abana babiri. Se wowe nshuti mfite. Ye. Rero nagize gutya cya gikobwa ngo ni Kararisa. Cyo kintu cyo kwa mudugudu. Cyo kwa mudugudu cyake. Ako kigiye kinafite buri ukirebye nkura mu byo wacyo wakigeranya mu myaka ingahe? Ahubwo ni imyaka 13. 13. Uruntu rungana uziko ariko ansumba. Ariko reka nkubwire. Ntukugo ko mutangira kugira musara. Oya itonde mubwire rero. Ngaho nzi. Kira gikobwa cyaje mu rugo umugore agiye mu masengesho. Nikubisa agatelefone gato nyine nageragura kazi. Ndakagihaye. Kagatushe. Maze kukagiha kiramo na memory card na sim card. Yego. Yayati. Kiragiye. Ejo bundi rengize gutya ndagihamagara umugore yagiye iwabo. Kiraje ndacyasa. Maze noneho urebe igishekeje. Yarambwiye ati se kunjyanye mu ndugiye kunkoresha ibiki. Namubwiye ati humura nago nkubabaza. Urumva? Ngira ngo nawe wari kujya kumukubita se ari kujya oya nyine naragiye akagore ndagatunuza nta nubwo kari keze neza ngo ngaho none ngaratwitisha akagore agatunuza utambwiye ko wakoze yamabara umwana y'imyaka 13 umukoreye ubwo buhemu afise gake yawo ayakutse mvuga gake iki niyo mpamvu uje kwiruka kuriya uzi kuri kutoye ku muhanda niyo mpamvu uje kwiruka kuriya nyine ikintu cyangenzaga nagira ngo misha kuri wenyine hano akana kabandi warabikoze nyine narakariye none wabo bamujengereje rero ukuntu kingana kurusha zavuyemo ushobora kukireba ukagira ngo kiri mu myaka nangaruka zavuyemo namuteye inda nangaruka zavuyemo amba ko namuteye inda umva rero nkubwire reka mubwize ukuri kandi noneho urebe leta y'iki gihe yarabikajije gutera umwana utuje imyaka Samuso karame wimbwire ibibazo byawe byinshi ubwo urapfuranutse kuko ubu ngubu leta abana b'imyaka mitoya nibura 18 ho atoriste siko imeze ariko imyaka 10 mvarere Samusoni cyo mubwize ukuri cyo ntako nabwishe kuko uriya mwana imyaka 13 ntagaraje imyaka 18 no wamisha ntago naguhisha uzi ko bari abana babura ni barimo baratwumva bari hase abana baba bakumva iki bari abana bangana kuri ntago nta kintu bakumva barasura ntafite imyaka abana batoya ariko umwana w'imyaka ibiri abazi kuvuga numva gutitira ubu ufutetezwa n'iki gashana amahoro umunyabyaha imyaka ubu ngubu urerira muri bomboni cyangwa se imatride mageragere gusa yo genda shaka kumisha muri iki cyumba umwana y'imyaka mito ngo buzabibwirwa n'iki se zabwirwa n'iki umva mukuri ntago nagutungana n'abana n'umugore abana babiri bose n'umugore nkabuze nk'ikigabo kingana nkawe kuko ngiye nta kwana gutunga ngiye ntabwo nibikugaburira ngiye kumero n'ikorosi rya nyagakuru
koko nkawe nari mfite nizeye nawe uranyigaranzuye. ariko se mu mwigaranzuye gute njyewe icyo ushaka ni iki bwira icyo ushaka ngende ndashaka kumishanga byibuze icyumweru warangiza ukabashakira amafaranga ngiye kintu ngiye kugukorera inko njyewe ngiye kukubikira ibanga kuko sinatunga ikigaba nkawe gishaje nka projet ya Gakombe. Igitoro cy'ibijumba sire wikoreye igitoki suzanye ikigabo nkawe ntabwo nagutungira mu rugo rwanjye n'umugore wanjye yarananiye n'umwana n'abana banje niwe ikigabo nkawe kibwanwa cyo gutunga ngiye nese tera ubu nta nindi nama oye icyaka ndi nama shaho ujya kukuvuga ase ko ndebe ugirira mu muji usabye reka mwereke ikingiye gukora muri se nabaga inshuti yangu marereke reka mubwiye ikintu reka mubwiye ikingiye gukora seka kwivovora ngiye kukubikira ibanga uzambikira ibyo ngufata uzambikira ibanga uzarimira rije mu kunungana reka mubwire tuje tubwire tuje cyane bino bishingwa wari ugiye kumena ubundi uzumerekeza ahubwo se wa muntu we ibishingwa byo waje umugore narangize inganzo ubundi mbyuka nire ibishingwa uzi icyo nagira ngo mubwire se umugore kukugira ingano rwose birakubereye uzi ukuntu kwikora agataro bikubereye kwikora agataro birambere kaberwa no kwinera Oh, no. Louisa. Samsoni aha uriana nanjye umugore barangiza inganzo harya mundi birabishimye ariko se Samso wasaze ibyo by'ibishimwe no bisaze nyine birabishingwe mbonye isa nkaho birenze ubimenye mu muhanda hariya niho bisabe bitarundi se ko hariya niho nakuze kimoteri hariya niho nakuze kimoteri bura niho jere nkajugunye ibishimwe na madama nse madama kumbana usanzwe bimena mbana na madama bijyana ikimoteri cyane agari ubimena wabihinduye hariya niho abisigaye burya no muzarite kusizira ariko se gihe se gitimba ashaka kuwikino aya sha reka nkubwire naba ncum yawe bimeze nko gucumbikira abaje ariko ni nizo ngizo ambonera yitubure bangaho rindi hariya gatigura amafaranga magana arindwi baramamaga itonde gato wi hari ikibazo cyari kibaye yego ndakumva akagabo karekare ngo nitera ntukaze tetera uwo nguwo utuye aho ngaho imbere y'ikigo nderabuzima imbere ya WhatsApp hanyuma amenya ibishingwe rero muri rigori ngo imvura ngo izabitembana ngo nihasanzwe bimena ngo n'ubundi bizajya muri muhazi nayo impamvu aho hantu masanga umwana w'abantu ndetse n'inka imyanda n'ibishingwe byose kumbe nako kanyazo ushaka reka nzi ndaje mbikurikirana ako kagabo ntabwo kanyira ndaje rwose humura ntugire ikibazo Serge kabaye ndagiye Louisa. ibyo wigize ata tefo se ndanda yantwara iki rero yandaye hajya ngo baramudubitse
wowe urimo urivugisha kubera kuba yemenye imyanda mu muhanda itonde nyine urabona turi mu gihe cy'imvura uramo uravuga ntabwo ari no mu muhanda rega n'ubwo uba ushaka Ahubwo ndumvuye ma. Hoyise ukatasi byotushita. ibibazo yaba nawe ari ntakigenda none se biriya bitwaye iki ntacyo bitwaye uzi ko harimo n'amase y'inka umva ntukagire ngo bizajya muroze reka nkubwize ukuri uzi ko kugira ngo wica uzi ko kugira ngo wowe ufate imyanda uyishyire mu ruzi amazi abantu banywa ahubwo wowe wajya mu ruzi wenyine tukagukuramo aho kugira ngo wangize abantu benshi nawe bakuri ubundi ubuvuge ubundi wagiye none se ubwo uramuhamagara ntapfu giti kamuzanira agatebe ahubwo se ngize ngo ndagusiga wowe inkweto se wajya ngo iracyakunywera neza umugabo ibyo ngo byaranyobeye rwose ariko mwari amahoro giti oya ni amahoro yego amahoro gusa nuko wankundiye se sha giti oya ntabwo waba wankundiye gitifu rero aha ndakumva neza cyane rwose naje nigendera ndaza nsanga uyu mugabo arimo arijujuta ngijoro arakubita umugore ngo yagiye atayoye nuko noneho ikintangaje gitumye nanaguhamagara afashe ibishingwe byari ku gataro by'ibivovo n'amase y'inka aragenda arenza imihenzi hariya amena hariya muri rigori ngo amazi azabitemana ngo abijyane mu ruzi nuko bimeze umuntu ungana gutya rata twari twarayobewe hariya tuhasanga ibishingwe amase umwana uyu nguyu mbega nyirabayazana byose okay uyu nguyu ntabwo acika rero uyu munsi umva rero bwana muyobo cika ngize amahirwe yo kugufata rwose umva muyobo wowe utuma ntasinzira muyobo ndemera icyaha rwose nagikuze cyo kujya kumena ibishingwe emera n'igihano rero ni ugufunga noneho rero umwana ntabwo uzi ko isuku ari isoko ariko muyobozi nawe urabizi hari ibintu biba bigiye bitandukanye muri ino si ibyaha bigiye bitandukanye hari ibibazo biba bikomeye biratandukanye impamvu bitandukanye ni ibyaha biba biremereye kurusha ibindi ibaze nawe kuba umuntu w'umugabo urukumva ashobora kugenda akamena ibishingwe aha aho hantu abyemera icyo gihe duhita tumufunga icyo gihe bamufunga ariko icyo gihe ntabwo aba afite icyaha nk'icyo umuntu noneho tumufunga burundu ubuzi noneho bwana muyobozi gitifu uyu mugabo yaje hano akanaguzwa ndabikubwiza ukuri umwana bita Sandrine ubanza ukemura icye n'ikintu uzagipanga ariko tuza mvuga twavuze se yafashe umwana aramukonoza nikira aranye nganire n'abantu bari kunyohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ahubwo dukomeze ibyo bintu byo gutunuza n'ibiki mumbwire bazi no mugabo ngaragatunuza ngo yaragafashe rata nyine ngo aragatunuza ibintu nuko nta kinyarwanda azi umurimo w'ibigori ejo bundi twanyuzemo none se nawe twari dufatanyije mubifata ku ngufu se ntabwo byari ibyacu ikintu numvise uyu mugabo ngo yafashe umwana ku ngufu cyane ibyo birumvikana ako tera tujye tuvugisha none wishaka kwiruka ko twavuganye ko ngomba kongerera ibanga ubura ibi ariko umfate ariko nawe umufata naharibye ibishingwe ntabwo bikomeye ariko nawe umufata naharibye ibishingwe ntabwo bikomeye uritabarije rwose genda ariko ko twe twavuganye ko ubu urabikoze none se reka nanjye mbaze nkubaze akabo kajya wa mugaro niba gutwara imyaka 30 ase kugenda kutugendesha ugize ngo senda kugezaho kiri umusire Louisa.